rwiyemezamirimo mu buhinzi. Nuko buri kwezi simbura nk'amafaranga 70,000 ndetse byaba byagenze neza nkabonamo nk'ibihumbi 100. Ibirayi rero ndabihingaga rwose ndayabona. Yari ingurube n'inka byose. Ugereranije nuko abacuruzi baza batugurira igiciro ntikiba gishimishije. Nkuko nanjye nayiyobotse banke nabo ni bagombye kugana ayo mabanki bityo ubwo buhinzi bwo bakabugira umwuga. Cyo nakubwira uri umuhinzi ukabona urasarura ibiro biri munsi ya 30 wahinze ubwo buri muhomba. Rwiyemezamirimo mu buhinzi ni ikiganiro mugezweho na Radio Huguka ku bufatanye n'ihuriro Agri-Profocus Rwanda ku nkunga y'umuryango ICO. Ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi ugikurikira buri wa gatanu kuva saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, ukongera kucyumva nijoro kuva saa 7 kugeza saa 8. Reka tubasuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Amwe mukomeje gutega amatwi Radio Huguka ku murongo 105.9 FM by'umwihariko nko n'ubundi mukanye twari twakomeje kugenda tubibabwira tunabibararikira. Turi mu kiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi aho uyu munsi mumaze kubimenyera nyine ko twinjira muri iki kiganiro mugakurikiranamo ibikorwa bitandukanye bigamije kuzamura urwego rw'ubuhinzi burimo ishoramari, ubuhinzi burambye ndetse n'uruhare rw'abagore urubyiruko mu guteza imbere ubuhinzi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaganira ese ku cy'abahinzi muri rusange muri iyi minsi usanga havugwa ko batabasha kwishyura inguzanyo baba bahawe kunyongera musaruro. Ahangaho umuntu akaba yakwibaza ati saba abahinzi ntibunguka, ese biterwa n'iki kibazo kiri he? Ikibazo kiri ku ruhande rw'ubuyobozi cyangwa ikibazo kiracyari ku bahinzi? Ese kuki bakoresha inyongera musaruro ariko mu gihe cyo kubona umusaruro ntibabashe kuwubona? Ikibazo kigaragarira hehe? Twavuga ko baba bahuye n'igihe ibibazo biteye gute? Ntago kuri mikoro ndabandi njyenyine nkuko bisanzwe ndi Solange Nzamurera ariko murabimenyereye ko mbandi kumwe na mugenzi wanjye nanjye ndi Florentine Mukarubayiza. Florentine, bimeze gute muri iyi minsi? Izuba rirava cyangwa imvura iragwa? Iyo urebye muri rusange ubona abahinzi biteguye gute gukora iyi sezo B? Ejo nari mu majyepfo isuba ryari rimeze nabi ndetse baje kuvuza ibihingwa bafite ibihingwa byuzuyeho udukoko ngo ni ubuhunduguru ngo ubumatirizi. Ubona mbese mu majyepfo aho nari ndejo imvura ntayo ariko buriya hari uko bizagenda n'abandi bashinzwe ibyiteganyagihe buriya hari amakuru badutegurira wenda bazatubwira. Ariko igihembwe cyaratangiye, ibihingwa biri mu murima. Ntekereza ko rero ubwo akenshi biterwa na cyagenda ryahindagurika ry'ibihe n'ubundi aho isi igenda ihura n'ibibazo by'indagurika ry'ibihe, kuko mu minsi yashize naherutse nsoma bavuga bati mu mwaka w'ibihumbi 2050 tuzagira ikibazo cyo kugira igabanuka ry'umusaruro bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ngayo nguko rero twinjiye nyirizina mu kiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi nk'uko nyine maze ko bibabwira aho turi buze kugenda tuganira ku mpamvu abahinzi rimwe na rimwe usanga bananiwe kwishyura kandi barahinze bakoresheje za nyongera musaruro, tukibaza tuti se ntago baba bungutse cyangwa baba bahombye. Florentine, nibyo muri studio dufite umugisha, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye tugira ngo batangire nabo batwibwire muri iki kiganiro cyacu. Nyango twahera iruhande rwa Florentine. Murakoze, nitwa Juvenal Musine, nkaba naje mpagarariye urwego rwa societe civile mu Rwanda. Murakoze cyane, tubaye ikaze muri studio za Radio Huguka. Ngira ngo hano dufite n'undi mutumirwa nawe mwatangira mutwibwira. Murakoze, nitwa Egide Gatari, nkaba ndi umukozi w'ikigo cy'ubuhinzi gishinzwe guteza ubuhinzi n'ubworozi RAB, nkaba nshinzwe gahunda ya nkunganire by'umwihariko ishinzwe kunganira abahinzi kugira ngo babone ifumbire mvaruganda n'imbuto z'indobanure. Murakoze cyane, namwe tubaye ikaze muri studio zacu. Murakoze. Ariko Florentine, dutangire ikiganiro cyacu by'umwihariko leta muri iyi minsi yashyize imbaraga zikomeye mu buhinzi, ivuga iti abahinzi bacu turifuza ko bakora ubuhinzi nk'umwuga, bagashyiramo imbaraga zishobora bagashoramo imari bakaba barwiyemezamirimo koko. Hahandi umuhinzi abavuga ati ngewe kuri iki gihe nagiye nandika nzunguka ibi nzahomba ibi bizagenda gutya na gutya, ariko hanini hagamijwe
kongera umusaruro ndetse no kwihaza mu biribwa hasakurirwa amasoko. Ahangaha ni naho wasangaga Minagiri cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ifatanyije n'ikigo cyayo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bigo bishamikiyeho LAB na YEBO bavuga bati dushyira imbaraga mu kongera umusaruro hakoreshwa ya fumbire mvaruganda ariko noneho hanakoreshwa n'imbuto z'indobanure hagamijwe kuko kongera wa musaruro. Hari imbaraga nyinshi zagiye zishyirwamo ndetse mu ntangiriro iyi gahunda igitangira, dore ko muri 2008 wasangaga ngo kuri hegitari imwe hakoreshwa ibiro bitageze ku 10, icyo gihe bavugaga ibiro 4 ariko ubu ngubu byarazamutse bigera kuri 30 kuri hegitari. Hagiye hashyirwamo imbaraga nyinshi rero aho leta yagiye ishoramo amamiliyari hejuru ya 17 ariko ubu ngubu basigaye bashoramo 6 kubera ko hari ba rwiyemezamirimo binjiye muri iyo gahunda. Iyi gahunda kandi ikaba yarafashije kugenda umusaruro wiyongera, umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Tukiri ahangaha rero iyi gahunda ya nkunganira yakunze kugenda ifasha abahinzi, ariko bamwe mu bahinzi bakagenda bagaragaza ibibazo bavuga bati kugira ngo tubashe kubona umusaruro dukeneye ko batwunganira. Bukeye bati gahunda ntabwo izunganira umuhinzi 100%, tuzamwunganiraho igice. Umuhinzi ati sinyabonye, bati uzajya wishyura ku musaruro. Ariko ubu ngubu aho bigeze ndagira ngo turi kumwe na Egide Gatari nk'umukozi wa LAB ushinzwe gahunda ya nkunganire, turagira ngo tumubaze ese ubu ngubu uburyo bwo kunganira umuhinzi buhagaze bute? Murakoze. Gahunda ya nkunganire cyane cyane mu buhinzi ishingiye ku yindi gahunda nini iyo twita gahunda y'imbaturabukungu mu buhinzi dukunda kwitwa SIP. Uvuga ngo guhera mu 2008 leta y'u Rwanda bicishije muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hatangijwe gahunda y'imbaturabukungu mu buhinzi, cyane cyane tugira ngo tuzamure umusaruro tubona ku buso. Ngira ngo wari bivuze iterambere ryagiye rigaragara, ariko noneho bikagaragara kugira ngo umusaruro uboneke. Zimwe mu nkingi zikomeye ni ukoresha ifumbire mvaruganda n'ifumbire y'imborera, ariko tugakoresha n'imbuto z'indobanure. Hari ibihingwa rero byagiye byitabwaho kugira ngo, kuko bigaragara nk'ibihingwa bishobora kuzamura ubukungu bw'igihugu, abaturage bakarya bakihaza kandi bagasagurira n'amasoko. Ibyo bihingwa cyane cyane ubwo ndavuga ibihingwa dushyiraho imbaraga cyane. Mu itangiriro twari dufite ibigori, dufite umuceri, dufite ibirayi n'ingano, cyane cyane ibyo byunganirwa. Ariko uno munsi tugeze ku bihingwa 10 bishobora kunganirwa. Dufitemo ibishyimbo, dufitemo umuceri, dufitemo soya, imyumbati, urutoki n'imboga n'imbuto. Ibi bihingwa 10 bivuze umuturage wese ubihinga biciye muri gahunda ya Twigire Muhinzi yemereye kunganirwa ku giciro cy'ifumbire mvaruganda. Ifumbire mvaruganda harimo ubwunganizi ku giciro, no kuvuga ngo hari amafaranga umuturage yitangira n'amafaranga leta imutangira. Umuturage yitangira turebye nko ku mafumbire agaragara, hari ifumbire ya DAP usanga ikoreshwa cyane cyane nko mu bigori, mu gutera ibigori, ushobora kuyikoresha no kuri soya, ushobora no kuyikoresha no mu ngano n'ibindi bihingwa bitandukanye. DAP ubundi yakabaye igura 720 ku kiro, ariko umuturage yitangira 465, leta ikamutangira 255. Wareba nko ku ifumbire ya NPK ikoreshwa cyane cyane mu birayi, igakoreshwa no mu muceri cyane cyane mu Rwanda, ariko ushobora no kuyikoresha no ku mboga no ku mbuto zitandukanye. Ubundi yakabaye igura 635 ku kiro, ariko umuturage yitangira 540, 95 kuri buri kiro umuturage aguze, leta ikaba ari yamwishyurira. Ifumbire ya ire nayo ikoreshwa mu bihingwa bitandukanye, ikoreshwa mu kubagara mu bihingwa byinshi. Ifumbire ya ire yakabaye igura kilo 558, ariko umuturage yitangira 390, leta ikamutangira amafaranga 168. By'umwihariko rero gutangira muri igihembwe cya 2016 twazanye n'andi mafumbire mashyashya nayo yunganirwa, cyane cyane twizanye amafumbire mato ayo bitwa micronutrients, amafumbire igihingwa gikenera ku rugero rwa kabiri, ku buryo nayo iyo yashyizemo ari ushobora kubona umusaruro ku kigero cy'100% niko navuga. Micronutrients ni nyinshi amafumbire yunganirwa matoya, ariko usanga kuba ko amafumbire igihingwa gikenerwa gatoya kandi afite ubushobozi bwo kuzamura umusaruro munini arahenda ubusanzwe. Nk'ikiro kimugereranyije kiba kigura hejuru y'amafaranga 1000, ariko ugasanga umuturage yitangira 540, ku buryo usanga harimo ubwunganizi bw'amafaranga akaba 485,
noneho akaza n'ikindi cyiciro cya gatatu dufite cy'amafumbire avangavanze aho dufata amafumbire manini yandi za NPK na DAP na IRE tukayavanga na micronutrients kwa dufumbire dutoya noneho igihingwa kikabibonera icyarimwe bivangavanze mu cyongereza bayita blends ariko mu ijambo rimwe ni amafumbire avangavanze ku buri gihingwa kibona ibyo gikeneye icyarimwe nayo arahari urebye ikiro ugereranyije kwa na amafumbire y'ubwoko bwinshi ariko ugereranyije usanga umuturage cyakabaye kigura amafaranga 785 ariko umuturage naho hajyamo ubwunganizi umuturage akitangira 358 leta ikamutangira amafaranga 126 ibi rero kuri bya bihingwa navuze hejuru ano mafumbire ni yakoreshwamo ariko tukongera tukavuga ngo amafumbire mvaruganda ntago abantu gukoreshwa ifumbire z'imborera noneho hejuru y'ibi ngibi hari n'imbuto ziri gutangwa nabwo muri gahunda ya nkunganire dufite ari gutanga imbuto z'ibigori imbuto z'ingano n'imbuto za soya by'umwihariko nk'ibigori amahybride cyane cyane imbuto ibigori bibanguriye ugereranyije dufite ubwoko bwinshi nabundi buvuge bwose ariko dufashe nko ku rugero rumwe nka hybride 629 ni imbuto nziza yakabaye gura ubundi kilo kimwe 1840 ariko usanga umuturage yitangira 460 1380 ikaba leta yimutangira dufata urugero wenda nko ku kindi gihingwa no kuri soya ari na gihingwa turi gushyiramo imbaraga cyane ho usanga ari mu bwunganizi burenze bwo hejuru cyane ikiro kimwe cyakabaye kigura 680 usanga umuhinzi akigura 150 kuri kungano dufate nko kuri urugero nko kuri ingano bita njoro ubwoko ni yakabaye gura 1360 ariko ugasanga umuturage ari kwitangira 260 gusa mbivuze muri make ariko ni urutonde ubu rero uko system iri gukora nuvuga ngo leta binyuze mu kigo cya RAB yajyanye amasezerano wa rwiyemezamirimo harimo amasosiyete 7 atumiza amafumbire hanze akanayakwirakwiza mu gihugu hakaba n'andi masosiyete 3 atumiza imbuto z'indobanure ariko hari n'izindi imbuto zitunganywa na RAB tuzigeza ku bahinzi gute rero imbuto n'ifumbire bigera ku bahinzi biciye mu bacuruzi b'inyongeramusaruro bo hasi bari ku mirenge n'utugari dufite abacuruzi b'inyongeramusaruro bahuguwe bafite n'ibyemezo bafite aya mafumbire n'imbuto babicuruza kuri bino biciro navuze hejuru bakaba 916 nuvuga ngo umuhinzi aho ari hose mu gihugu ashobora kubona inyongeramusaruro hafi ye kandi akazibona ku giciro cyo hasi murakoze murakoze cyane rero kuri ibi bisobanuro bigaragara kandi bisa nkaho kuko bisobanutse muduhaye aho byerekana uruhare umuhinzi agira mu buryo bwo kuba yakwigurira aya mafumbire ndetse n'uruhare leta ibasha kumwunganiraho ariko ahangaha mise nibaza ko urebye koko uruhare rwa leta ruracyari rukeya ni rukeya kuko muri gushaka kuhereza abahinzi gukura nka barwemezamirimo bakamenya ko ibyo bari gukora rero bagomba gushoramo imari bakunguka bakabikora neza babikurikirana ese navuga ngo uba abahinzi baritabira gukoresha izi fumbire ko mbona n'ubundi cya giciro kikiri hejuru cyangwa ni muri rwa rwego rwo kuvuga ngo reka tubacutse murakoze ntabwo twemeranya ko igiciro kiri hejuru kubera yuko ni ukoresheje bino bintu navuze ku gipimo nyacyo urashora ukunguka ndavuga nk'urugero tuve nko ku bigori ikiro kimwe cy'ibigori urebye kigura gishobora gusanga kigura 800 uyikoresheje ugashyiramo ifumbire y'imborera ugashyiramo n'ifumbire mvaruganda uhinga ikiro kimwe ukweza ibiro 300 nuvuga ngo ntabwo wavuga ngo ni igihombo uyireba mu kiro ahubwo ureba iki umuntu turajya azavanamo muri rusange abaturage baritabira ariko ntabwo baritabira nkuko tubyifuza n'ubwunganizi ngo babugiremo uruhare murakoze cyane Florentine muri iki cyumweru nyango nibwo raporo y'umuvunyi yagaragaje ko kuva mu mwaka wa 2010 kugera muri 2015 Minagri mu mezi 6 muri iki gigomba kuba yabwiye abahinzi bakishyura miliyari zirenga 11 dufite amahirwe ko turi kumwe namwe ibi ngibi bigaterwa no kuba ngo abahinzi batarishyuye inyongera musaruro abahinzi bakoresheje izi nyongera musaruro ariko se koko bungutse kuki batishyura biterwa n'iki murakoze ngira ngo wenda icyo kibazo gitandukanye n'ibiriho ubu guhera mu 2008 kugeza mu 2013 Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi niyo yatumizaga amafumbire hanze ikayaha barwemezamirimo bakageza ku bahinzi ari naho habaye icyo gihombo niko navuga kuko abaturage bahabwaga ibintu bakabona bihawe na leta bakibaza yenda yuko ari iby'ubuntu n'imyumvire ari ikiri hasi gukoresha inyongeramusaruro ro gusunika ikiriho
abaturage bamwe barishyuye harimo ibindi bibazo bitandukanye ariko nyuma y'ibihumbi 2013 kugeza uno mwaka gutumiza inyongeramusaruro hanze no kuzigeza ku bahinzi biri gukorwa n'abikorera ku giti cyabo ni ukuvuga ngo umuturage abona inyongeramusaruro yatanze uruhare rwe noneho wa rwiyemezamirimo bakazaza kwishyuza uruhare rwa leta muri RAB ubu ngubu ni ukuvuga ngo nta kibazo cy'imyenda dufite guhera mu 2013 nyuma y'aho muvuguriye wenda ubwo buryo bwo kubegereza kubaha iyo nkunganiro dore ko hageze aho bishyura cash avuga ati ndetse ku bihingwa bimwe na bimwe bakishyura 100% rwa ruhare rwa leta rukavamo hari abahinzi babyitabiriye koko ariko umukira aho ngaho umuntu yakwibaza koko niba mumaze kutubwira ko izi nyongeramusaruro zituma umusaruro wiyongera kandi koko abahinzi bari bafite ikibazo cyo ko umusaruro utiyongera kubera ko badakoresha izi nyongeramusaruro ziri mu mafumbire ndetse n'imbuto nziza leta yagirira urwo ruhare rwiza rwo kugira ngo babagurize babashe kushyira mu bihingwa byabo umuntu yakwibaza niba aba bahinzi baragiye beza cyangwa barahombye ku buryo batabashije kugarura amafaranga bari bagurije umuntu yakwibaza n'ubuhinzi koko bwunguka nashaka kwibaza icyo kibazo ese koko barungutse cyangwa ntabwo bungutse ku buryo umwenda wagiye ukura ku bihingwa bitandukanye ku bantu bafashe iyo fumbire barungutse koko harimo ibibazo bibiri harimo ikibazo kibaza ngo nimba ubuhinzi bwunguka ubuhinzi burunguka kuko uyenda icyo cyasubizwa n'abahinzi bakora umwuga ku munsi ku wundi natwe ariko turabibona nawe urabibona kuko 87% k'abanyarwanda ni abahinzi bivuze ngo kuba igihugu gitera imbere nuko abantu bakora umwuga ari benshi bunguka ni ubuhinzi rero ubukora mu mwuga bugakorana ubushake burunguka cyane kuba tuvuga ngo hari abantu batishyuye mu gihe runaka ni ikibazo cy'imyumvire ku mpande zitandukanye kandi uriya mwenda nta no gufitwe n'abahinzi gusa harimo batubwira abandi bawufite ni bande twe tuzi abahinzi ni ukuvuga ngo umwenda harimo inzego nyinshi urumva abantu bafataga amafumbire mu masitoke ya Minagri hakabamo ba rwiyemezamirimo bakora distribution hari aho abaturage bishyuye hari n'aho batishyuye hari ibyaciye mu makoperative hari ibyaciye muri ba rwiyemezamirimo batandukanye ni ukuvuga ngo bizasaba yuko buri wese areba uruhare rwe kugira ngo ibyo kibazo gikemuke ariko abahinzi ntabwo ari ikibazo cyo kutishyura cyo kuteza ariyo mpamvu batishyuye tukaba twibeshye aho ngaho wenda mbere yuko dusoma n'ibitekerezo by'abadukurikiye bagenda baduha ibitekerezo bitandukanye ndagira ngo duhe ijambo bwana Juvenal Musine nk'uhagarariye sosiyete sivile mu Rwanda mu rwego rw'abahinzi mwe bivugaho iki murakoze mu by'ukuri koko iyo urebye ku bijyanye no gushyigikira ubuhinzi bukava ku buhinzi bwa gakondo bukajya ku buhinzi busagurira isoko leta y'u Rwanda yakoze yabishyizemo imbaraga cyane biciye muri minisiteri y'ubuhinzi kuko n'abantu dukorana by'umwihariko giye nkora mu kigo cy'abahinzi cyitwa Imbaraga abanyamuryango n'abahinzi ni ibintu tubamo n'ubuzima bwa buri munsi leta rero igiye gufata kiriya cyemezo cyo kugira ngo ubuhinzi buganishwe ku isoko nuko koko kuri dufashe nko biriya twita randoma umusaruro nko kuri hegitari cyangwa se tugaruye no kuri arimu wabaga ari mukeya cyane leta ifata kiriya cyemezo ati noneho abazana amafumbire ya kizungu meza kuko hari n'amafumbire atari meza bavangavanga barayapirata wabaha abaturage imbuto nziza akabahugura bagahingira igihe hari ikintu cyahinduka mu mikorere yabo no mu mibereho yabo yaje rero yari nka faze pilote ari nka kuri umuntu akora ubushakashatsi muri laboratwari ni nazo mpamvu abahinzi kutishyura bari bamenyereye za serivisi z'ubuntu noneho bumva ko n'ubundi ubwo ari leta kandi leta ikaba ari umubyeyi ikabitugaburiye ikabiduhaye ibi bikoresho reka dukore rwose ariko ntacyo bazatwishyuza ni nazo mpamvu nk'utwo tubazo tugenda tugaragaramo ariko ikigaragara ni uko ubuhinzi iyo bukozwe neza burunguka ariko iyi faze navuga pilote yaje isanga hari wa muco wacu wa gakondo twe tumenyereye gukora ubuhinzi buganisha ku byo gutunga urugo gusa
tutamenyereye gusagurira isoko ngo tujye ku masoko dushake n'isoko mu by'ukuri bituma noneho abantu barahinga bahinga ntamenye yuko agomba no kujya gushaka isoko nyuma y'aho ngaho nizo mpamvu kugira ngo leta binayorohereze gukurikirana ba bantu hajeho iriya gahunda yo kuvuga tuti habeho guhuza ubutaka abantu bahuza ubutaka bahingire hamwe begeranye amasambu tubahe za fasilite z'amafumbire tubahe fasilite z'inguzanyo tubahe fasilite z'imbuto nziza kugira ngo no kubakurikirana natwe bigire gute bitworohere ubu ngubu turi muri faze mu by'ukuri yo guhindura imitekerereze y'abantu ni nko guhindura amateka ntabwo rero umuntu ava ku myaka 2 cyangwa 3 ngo here ko agira 25 ni urugendo turacyarurimo ariko haracyariho ibyiringiro ariko se nka societe civile byari byo byose rimwe na rimwe tureka twirengagiza urugaga imbaraga rw'abahinzi bakomeye turebe by'umwihariko nka societe civile nta bibazo mujya mubona n'ubundi abahinzi bakomeza bavuga bati ikibazo cya nkunganire ikibazo cyo kubona amafumbire n'ubundi birahenze ntitubikoresha biracyafite amafaranga menshi iki cyo mukibona gute cyangwa abaturage mubona nta buvugizi mukwiye kubakorera cyangwa ntabwo munabakorera mu gihe rero tugezemo nk'uko umuntu akenera kwambara umwenda akajya kuwigurira ndumva nta gahunda ya leta iriho yo kugurira abanyarwanda imyenda ndumva n'abantu rero bakagombye kumva yuko nk'uko yohereza umwana ku ishuri kwiga nk'uko umwana arwara ukamujyana kwa muganga cyangwa ukamujyana ku ishuri kwiga n'ayo maserivisi menshi umuntu yarakwiye kumva mu gihe turiho tuganisha ubuhinzi kuva ku buhinzi bwa gakondo tuganisha ku buhinzi bw'umwuga yuko mu by'ukuri ni ikibazo cyo guhindura imitekerereze yuko n'umuturage yakagombye kugira nka compte d'exploitation prévisionnelle guteganya ishoramari nzashyiramo iki nzabikora ryari nzasarura ryari nzabona isoko hehe ibyo byose rero akabiteganya bikaba mu buzima bwe bwa buri munsi ntiyumve ngo ngiye gukora iki leta izagira gute izashakira isoko reka tugaruke kuri icyo kijyanye n'ibintu bimeze nk'ishoramari mu buhinzi urumva ko ibyo ari byo byose abahinzi b'u Rwanda bacu bari hejuru ya 75 gutyo abenshi ni abantu bataganye ishuri ikibazo cyo gukora iyo prevision ngo amenye ngo ubuhinzi bwanjye ejo nzunguka iki bizagenda gute nzashora ibi ngibi cyo ntago yishobora kuzabangamira rya shoramari turi kuvuga ngo abahinzi bakore nk'ishoramari ngo bahindure ya myumvire ibyo muvuga ni ikibazo gikomeye kuko ubu ngubu umwuga wose kugira ngo ukorwe neza nuko ukorwa n'abawize n'abawuhugukiwe rero nk'uko uyu muvandimwe wanjye abivuze hariho navuga twatangiye ibintu bya professionalisation gukora ubuhinzi bw'umwuga abacuruza inyongeramusaruro ubu ngubu habayeho porogaramu ikomeye nziza ya Minagri yo guhugura abagrodealers abantu bacuruza inyongeramusaruro ni ukuvuga amafumbire cyane cyane n'imbuto nziza barahari rwose ubu ngubu ariko nanone birasabwa gushyira imbaraga nyinshi mu guhugura abahinzi Minagri imaze gushyiraho systeme yo kwamamaza ubuhinzi nziza iriya twita twigire muhinzi extension model ihera mu midugudu ikaza mu tugari ikazamuka mu mirenge no mu karere ariko nta buryo koko buhagije burajyaho kugira ngo bantu nibura bamwe twita aba promoters cyangwa se abaformateri abazajya bahugura abandi nibamaze habonetse uburyo bagahugurwa ari benshi cyane mu Rwanda ni urugendo mu by'ukuri turimo ariko buhoro buhoro ibintu bizagenda bigira gute bizagenda bihinduka kandi bikoreka neza urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza Juvenal twibutsa abantu ko turi mu kiganiro rwemezamirimo mu buhinzi aho turi kugenda tuganira twibaza tuti ku cy'abahinzi batishyura rimwe na rimwe iyo babonye inguzanyo s'abahinzi barunguka cyangwa rimwe na rimwe ubusanga bahuye n'igihombo ese biba bihagaze gute muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Frantine Mukarubayiza ndetse nanjye Solange Nzamurera tukaba turi na kumwe na Juvenal Musine akaba ahagarariye societe civile muri iki kiganiro tukaba turi kumwe kandi na Egide Gatari akaba ari umukozi mu kigo RAB akaba ashinzwe ibijyanye na gahunda ya nkunganire ahangaha tugikomeza
wenda tugikomeza ikiganiro cyacu nakwibaza nti ubundi kenshi na kenshi iyo leta igiye gushyiraho ubundi mu cyongereza bakunze kuvuga ngo ni polisi runaka gushyiraho ikintu runaka kizafasha abaturage dushyireho gahunda ya nkunganire dushyireho iyi gahunda twigire muhinzi mu rwego rwo kugira ngo abahinzi babashe kugerwaho n'amakuru y'ubuhinzi mu buryo bworoshye ariko se nkamwe turi kumwe muri studio mubona umuhinzi agira uruhare rungana gute mu gushyiraho izi polisi cyangwa se ibi biba bigiye gushyirwaho urugero nka nkunganire iyi gahunda umuhinzi yegeramo uruhare rungana rute aho si nkayi bya bindi by'imihigo tuvuga tuti umuhinzi abaturage imihigo ku rugo ariko ugasanga avuga ati ngewe numvise babivugira ku karere bingeraho gutyo gusa ugasanga ari nayo mpamvu ya myumvire ibikiri hasi kugira ngo atabasha kuzamura urwego rwe kuko avuga ngo n'ubundi biracyari hejuru bazankorera murakoze uravuze uruhare umuturage agira muri gahunda ya nkunganire usibye no kugira uruhare ahubwo niwe igenewe n'umuntu wese ubibonye ubona ko ari umuturage ni gahunda zigambiriye guteza imbere abaturage bivuze ngo zishingiye ku baturage ngira ngo yaravuze cyane cyane urebye uruhare abaturage basigaye bagira mu gukoreshwa n'inyongeramusaruro no mu buhinzi muri rusange rurakomeye cyane ariko no mu cyerekezo dufite nk'igihugu nuko ubuhinzi bugomba kuzatera imbere ariko bushingiye kubikora ku giti cyabo ubikora ku giti cyabo tuba tuvuze ni wa muntu ufite uruganda rutunganya by'ubuhinzi kugeza kuri wa muhinzi mu gitondo byuka akajya guhinga igihingwa runaka leta ikikora ni facilitation ni ugushyiraho politike ni ugushyiraho uburyo bw'imikorere bworohereza wa muntu wese kugira gushobora gukora bya bintu uko bikora uruhare rero nyamukuru ubu ngubu durimo ni gahunda ya twigire muhinzi aho abahinzi bishyira hamwe hagati y'abahinzi 15 kugera kuri 20 bagakora igenamigambi ry'ubuhinzi bwabo noneho iryo genamigambi ni naho hazakemuka cya kibazo cyo kuvuga ngo hari abatarize hari abize burya mu mudugudu aho u Rwanda rugeze nta ushobora kuramo abantu mu bantu 20 umuntu ushobora gusoma ya ibintu akabibwira abandi uko bimeze bagahanahana amakuru ariko noneho tugashyiraho na gahunda y'amamaza buhinzi dufite gahunda y'amamaza buhinzi ikomeye cyane dufite dushingiye kuri ikigo cy'ubuhinzi lab dufite abakozi benshi bakurikirana ubuhinzi mu gihugu hose n'ubworozi byibuze muri buri karere dufitemo abakozi 3 bakurikirana gahunda ya SIP y'ubuhinzi cyane cyane mu guteza imbere ubuhinzi buri murenge wose mu gihugu ufite agronome wabyize ufite urwego rwa lisansi tukagira abantu twita aba FFS aba bandi bahuguwe ku gihingwa runaka bashobora gufasha abahinzi kumenya uko icyo gihingwa gihingwa tukagira n'abajyanama b'ubuhinzi bari kuri buri mudugudu abo bantu bose umunsi kundi tugenda twongera imbaraga ku buryo amakuru azajya ava mu mudugudu akagera kuri minisiteri nta kibazo kirimo nanone amakuru akaba kuri minisiteri akagera ku muhinzi nta kibazo kirimo ariko nk'uko babivuze ni gahunda twatangiye kandi turi kugenda twubaka gahoro gahoro ahangaha ndashaka kubaza iyi gahunda ijya kubakwa yahereye hasi nkabanje kubaza abahinzi bati iyi gahunda ko hagiye gushyirwaho gahunda imeze gutya na gutya bakabahaho ibitekerezo n'uburyo byakorwa ngira ngo gahunda yose igiye kubakwa hakorwa assessment hagira abantu bajya hasi ku kibuga bakamenya ikibazo kiri mu gihugu ni iki ku kino gahunda yatangiye imbere ya byose byigaragaza yuko impamvu nimba dufite ubutaka twahinzeho imyaka n'imyaka nuvuga ngo intungagihingwa mu butaka zaragabanutse icyo nicyo kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ubuso twahingagaho nk'abanyarwanda mu myaka ishize bugenda bugabanuka kubera ko ababutuyeho bagenda bwiyongera dushingiye yuko ubuso bugenda buba butoya n'intungagihingwa zikagenda ziba mu butaka ziba ari nkeya ibanga ryo kugira ngo dukoreshe ubuso butoya kandi tubone umusaruro mwinshi utunga abanyarwanda usagure n'amasoko nuko dukoresha inyongeramusaruro na tekinike z'ubuhinzi zo hejuru nta kindi murakoze cyane ni ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi mukomeje gutega amatwi kuri radiyo huguka yivugira ku 105.9 turimo turaganira kureba kuki abahinzi bahomba rimwe na rimwe bakananirwa no kwishyura inguzanyo baba bahawe cyane cyane kugira ngo bongere wa musaruro hangaha twagarutse ku nyongeramusaruro zirimo ifumbire ndetse n'imbuto aho baba babonye nkunganire ibafasha kongera umusaruro kuri mikoro kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza nanjye Solange Nzamurera turi kumwe n'abatumirwa RAB turi kumwe na societe civile ariko hari abandi batumirwa bageze hano kano kanya barimo Mwagrodira ndagira ngo yibwire bateze amatwi radio huguka murakoze amazina yanjye nitwa Musanabandi Gloriose Mwagrodira ushinzwe gukwirakwiza imbuto n'ifumbire mu murenge wa Rusororo namwe mwatwibwira
Murakoze, nitwa Usabyimana Vestine, nkuriye itsinda abunzi bumwe by'abahinzi bishyize hamwe bahuza ubutaka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, mu kagari ka Nyagahinga. Murakoze kwibwira abateze amatwi radio Huguka. Abadukurikiye namwe mushobora gukomeza kuduha ibitekerezo, mushobora kuduhamagara cyangwa se mukatwandikira. Mushobora kuduhamagara kuri nimero 073783737821 cyangwa se mu kohereza ibitekerezo ku rubuga Facebook Radio Huguka 105.9. Dukomeje n'ikiganiro cyacu ndagira ngo umuhinzi atubwire. Batubwiye ko kuba hari umwenda abahinzi n'abandi bagize uruhare mu gutanga ziriya nkunganire mbere y'uko iyi gahunda ivugururwa mbere y'umwaka wa 2015 hari imyumvire yagaragaye mu bahinzi muri abo ngabo ku buryo batitabiriye kwishyura kandi ibyo bashoyemo byarungutse. Nk'umuhinzi tubwire ubona ari ukubera iki? Murakoze cyane, koko mu ntangiriro z'iyi gahunda ntabwo abahinzi twabyumvise neza. Ahanini twe tutama gusobanukirwa neza akamaro k'ifumbire nyongeramusaruro cyangwa se tugifite na ya myumvire ko ari inkunga duhawe na leta. Ifumbire yagurwaga amafaranga makeya, ariko noneho imbuto yo yari ubuntu. Ahanini kuko nta bashinzwe yamamaza abuhinzi bari bakamanutse ngo baze mu mudugudu, hakabaho nubwo umuntu yazaga akabifata nk'iyo mbuto atagiye no kuyihinga, agaca ku mashini akagenda agashesha akinywera igikoma cyangwa agateka akawunga. Kandi noneho wa mwenda wamaze kwandikwa, ahanini ntabwo twahingaga. Biza kugaragara rero ko igihe cyo kwishyuza ukabura uwo wishyuza, ugasanga na wa muhinzi ntacyo uri bumubaze, nuko nguko imyenda yagiye yiyongera mu gihe gahunda yari itaranozwa neza. Muravuze ngo ntabwo gahunda yari itaranozwa neza, ariko dukurikije ibyo RAB yavuze, yatubwiye ko bakoze ubushakashatsi byitwa need assessment, bareba koko iyi gahunda irakenewe ije gukemura ibihe bibazo kandi irakenewe koko reka dushore aya mafaranga aya mamiliyari tugura inyongeramusaruro umuhinzi abashe kubona umusaruro. Ese RAB ubwo bushakashatsi iyo need assessment yakozwe, iki kibazo cy'uko abahinzi batari bari ku rugero rwo kugira ngo bafate izo nguzanyo mwarakibonye nacyo? Yego, ikibazo ubundi nkunganire mu cyongereza byita subsidy. Ubundi subsidy izaho kubera impamvu ebyiri nyamukuru muri programme zarizo zose, kugira ngo wunganire abantu iyo ikintu icyambere babyita creating a demand. Nuvuga ngo ni ikintu gishya abaturage batazi, noneho leta igishoramo kugira ngo abaturage bakimenye, noneho abaturage bamara uko bagenda bagikunda cyane bamenya n'agaciro kacyo, leta ikagenda gisohokamo icyegura bikora ku giti cyabo. Bivuze ngo ibyo bibazo byabayeho byose mu buryo bw'ubushakashatsi mu buryo bw'iteganyamigambi ugomba kubibona. Nuvuga ngo ni nagwaye nk'urugero nk'ifumbire yabivuze, ifumbire mbere twunganiraga 75%, ubu ngubu tugeze hagati ya 15 na 35%, kandi ikoreshwa n'inyongeramusaruro nta ugeze rigabanuka. Ifumbire yakoreshwaga biyishyuriye iri gukoreshwa. Imbuto twazibaheraga ubuntu, leta zitangiraga ubuntu, ubu abaturage bari kuzitangira amafaranga kandi bakazikoresha. Bivuze ngo nkunganire icyo kintu cyuko ni nko guhumura abantu, akabona yuko nimba yahinga kuri hegitari imwe adashyizeho ifumbire y'imvaruganda, adakoresha imbuto y'indobanure, noneho leta ikamubwira ati bifate kuri makeya ugenda ubikoresha, yabikoresha akabona ko ari byiza. Nubwo leta yavamo ya myumvirize aba yazamutse, abaturage bazakomeza babikoresha. Niko biba bimeze. Angira ngo turi kumwe hano by'umwihariko n'umucuruzi w'inyongeramusaruro musa n'abandi Gloriose. Byari byo byose wikorera ku giti cyawe, watangiye ryari? Noneho niba hari igihe umaze mutugereranirize n'imikoreshereze y'aya mafumbire ku buryo twavuga tutamafumbire arimo arakoreshwa ariko ntitubone impamvu babahinzi batari kwitabira no kuba wenda bakwishyura izo nguzanyo bafashe mu gihe kiri imbere. Murakoze. Iyi gahunda ya nkunganire nayitangiye mu mwaka wa 2011. Tuyitangira ubona byari ibintu bigoranye cyane, imyumvire ikiri hasi, abaturage bakiri hasi, ariko uko twagiye tugenda tuzamuka na leta idufasha, byagiye bigira umusaruro kugeza ubwo leta yagiye ishyiraho abajyanama b'ubuhinzi muri buri tugari n'umudugudu
ni ukuvuga ngo babafashamyumvire badufasha gukangurira abaturage ese imbuto ikoreshwa gute, ifumbire ikoreshwa gute, ni akahe kamaro kayo, noneho bigatuma umuturage nawe abasha kwibona muri ya gahunda. Bigenda bigira umusaruro, gukoresha ifumbire bigenda bizamuka ku buryo ubu ngubu aho tugeze ni ku rugero rushimishije ugereranyije na mbere. Umuturage azi yuko niba afite akarima ka 5 agomba kugahinga ashyizemo ifumbire, agomba gukoresha imbuto y'indobanure, mbese ubona bigenda bizamuka bimeze neza. Muri iki gihe turi muri sezobe 2016, Minagri ivuga ko gukoresha ifumbire byibura bifuza ko muri 2017 byaba bigeze ku rugero rwa 45, ubwo ni ibiro by'ifumbire kuri hegitari. Ubu ngubu bari hagati muri 33-34 gutyo. Nibyo gira ngo Rabu araza kunyomoza niba atari byo. Hanyuma twavuga ngo ubu ngubu muri stock yawe ubona abaturage baritabiriye, abahinzi bitabiriye kugura ifumbire ku ruhe rugero. Mu by'ukuri twavuga ko biri ku rwego rushimishije, ko n'ubundi hakirimo cya kibazo cyo kuba badafite bwa buryo bwo gushoramo imari muri bwa buhinzi. Ugereranyije no mu bihe byashize, nyine nakubwiye ko twatangiye muri 2011, icyo gihe imyumvire yari ikiri hasi, ariko ubugereranyije ngubu mu karere ka Gasabo ntagare haba abahinzi benshi kubera ubutaka bugenda babakiya kubera ko bagenda bahatura, ariko ngengereranyije na stock yanjye bumaje gucuruza toni zirenga 10, kandi nibwo sezo igezemo hagati. Ngewe ndi umwe kandi tuba turi babiri mu murenge, zirenga 10. Bwo no kuvuga ngo umuturage uwo ari we wese azi neza ko agomba gukoresha ifumbire kandi bikamugirira akamaro. Murakoze cyane Francine, ngira ngo hari n'abantu bagiye batwandikira batubwira ibitekerezo byabo, mbibutsa abantu ko bashobora gukomeza gutanga ibitekerezo kuri 0733837821 cyangwa se iyo nimero bakaba banayiduhamagaraho ni biramuka bikunze kuri tekinike. Nyuma ariko dufite n'ibitekerezo byinshi cyane ku rubuga rwa Facebook, aho abantu bagiye bavuga ibitandukanye. Twibutsa n'abantu ko bashobora gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel, aho bandika Radio Huguka cyangwa se kuri Cloud nabwo ni Radio Huguka. Francine, watubwira bimwe mu bitekerezo. Hano hari ibitekerezo by'abakunzi ba Radio Huguka ndetse n'ikiganiro rwemezamirimo mu buhinzi by'umwihariko. Turahera kuri Emis Nopati. Birashoboka rwose abahinzi barahomba, ahubwo Minagri ikwiye kujya yegera bari abahinzi ikababaza uko byagenze, byibura ikabagabanyiriza kubwishyu. Reka dukomeze. Uyu nguyu yitwa Erika Kimana ati mwaramutse, ati abahinzi hari igihe bahabwa amafumbire mabi bigatuma yangiza imyaka bigatera igihombo gikabije pe. Uyu ni Erike. Hanyuma uyu Tuyisabe Nelson ati abahinzi barahomba bikabije, ariko ubwo abadepite babimenye nibyo kwishimira cyane kabisa. Murakoze, ni igitekerezo cye. Hanyuma witwa Suma Alpha ati mu by'ukuri abahinzi bashobora guhomba cyane ko turi mu bihe bihinduka bidateguje. Nge sinaviba abahinzi gusa bagomba kwishyura. Uyu Damascene mu Rwanashyaka ati urakoze kutugira inama, ngo ari mu modoka. Hanyuma uyu Eric uje mu bayo ati yego guhomba byo birashoboka pe. Erega hari igihe bihura n'igihe kibi, kuko urebye muri iki gihe ntabwo ibihe byitwara neza nkuko byakagombye. Imvura ntikigwira igihe. Nge numva babanza kureba niba nta mpamvu ituma batishyura. Uyu nayo turiki n'abati urakoze, ariko abahinzi bakwiriye kumenya ifumbire nziza zituma babona umusaruro utubutse. Okay. Kwamamaza ndifashe. Uyu ni Yamuremye Alexis ati mwaramutse ndi mu Ruhango Irwoga. Ngewe mbona hari ubwo abahinzi batwara ifumbire ariko ibyo bahinze bikarumba. Ubwo se nk'ubuyobozi bwabarenganya. Gusaba abahinzi bafite umwenda w'abandi nibagerageze bishyure, kuko nanone gutwara ibyo utazishyura ntabwo bibereye umuhinzi w'umunyarwanda. Ngewe rero icyo numva nuko abayobozi bajya bareba umusaruro umuhinzi yagize maze bakamwishyuza amafaranga y'ifumbire bitewe n'umusaruro yabonye. Murakoze. Uyu Masengesho Theophile Nyange ari Nyange ati ese ubwo Minagri irabibonye ayo mafaranga mu mezi 6? Uyu Jafet nawe ati mwaramutse, hari igihe umuhinzi ahomba bigaragara, ariko hari nabo nabanga kwishyura
atari uko barumbije ahubwo nk'abo bagakwiye ibihano abo bakakwiye ibihano ati sawa murakoze hano Kayonza turabakunda murakoze ndabona ibitekerezo bikiri byinshi ariko ndakambirangirize rimwe kuko turafatamo igitekerezo nyamukuru uyu ni Salama Rugamba ati mwaramutse ndi Gicumbi ahitwa Manyagiro iki kibazo cy'abahinzi kibaho umuhinzi agahura na risks ubwo ni ibiza byinshi harimo kuva kwizuba ryinshi imvura nyinshi maze umuhinzi agahomba bityo akabura uko yishyura nge numva bafata icyemezo bakajya bareba ese umuhinzi yahuye n'iyihe riske ubundi bakagabanya pourcentage ni ukuvuga ngo bakagabanya pourcentage binumvikana bakagabanya ikigero cy'uko azatanga murakoze uyu yitwa Batista mu Nkomero ati ubundi wariye agomba kwishyura Minagri igomba kubona amafaranga yayo kuko ntabwo ari bo bakorera ati ntabwo ari bo bakorera mu kimbo murakoze uyu igitekerezo kindi tusorezaho ni yitwa Kawaida Karani Cyuki Ange ati mwaramutse ndabakurikiye cyane nkunda iki kiganiro cyanyu bati aramara dusaba imigisha nawe Imana ikomeze kumuha umugisha ngira ngo muri rusange nibyo bitekerezo twaza kuvugaho ariko icyo bagarutseho bamwe baravuga bati wariye agomba kwishyura abandi bati uyu muhinzi arahomba pe arahomba kuko hari ibiza byinshi abandi bati nibarebe uwabigizemo uwahinze akunguka ntiyishyure bareba uburyo bamwishyuza ariko nanone bakareba n'uburyo ngo bagabanya pourcentage ubwo umuntu aza kutubwira icyo mbivugaho wenda duhereye kuri RAB ese koko hari wavuze ati se izo miliyoni 6 zahita ziboneka mu mezi 6 wenda ibyo sinzi ngo bitekerezo wabyumvise bwagira icyo bivugaho murakoze yena nuba twagiye tugaruka cyane ku cyo kwishyura nibyo koko uzi ko afite umwenda byaba byiza yishyuye nta rwara amafaranga menshi kubera yuko ubaze umuhinzi ibyo yagiye afata nuko ari abahinzi benshi buri wese agize ubushake yaba ari umuhinzi yaba ari umucuruzi bakagira n'ubwo bunyangamugayo bagatangira kubitekerezaho no gutegura kwishyura ibyo ni ngombwa kubera ko agomba kuba kwishyura ikindi rero bavuzeho yenda bibiri icyambere kuvuga ngo abahinzi barahomba kuvuga ngo abahinzi barahomba ntabwo twabyemera ariko nuvuga ngo ubuhinzi buhomba ni ubuhinzi butateguwe neza abantu bishyize hamwe muri ya matsinda ya Twigire bikanakura bikagera ku makoperative hari uburyo bwinshi cyane iyo abantu bishyize hamwe bashobora kurwanya igihombo icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ngo uhinze ku gihe ugahinga imbuto nziza ugakoresha amafumbire y'imborera ugakoresha amafumbire mvaruganda ikintu kinakomeye ubu ngubu dutangiye kugeza muri politiki y'ubuhinzi ni ukugira ubwishingizi bw'ibihingwa agriculture insurance iyo ya makoperative akora neza abantu bishyize hamwe bafite icyerekezo niba uvuga ngo tugiye guhinga imyumbati ku buso bungana gutya cyangwa ibigori cyangwa urutoki mugahuza ya gahunda yo guhuza ubutaka mukayihuza na koperative mukayihuza no gukoresha ishoramari hamwe icyo gihe mukorana na banki ku buryo buboroheye mukorana n'ibigo by'ubwishingizi ku buryo buboroheye n'ubwunganizi bwa Minisiteri y'Ubuhinzi yaba ari abatekinisiye yaba ari ibindi byose biroroha icyo dusaba abahinzi ni ukwishyira hamwe no gukunda ubuhinzi murakoze cyane reka mbere ko dukomeza gatoya ikiganiro rwemezamirimo mu buhinzi Francine turimo turavuga ku bijyanye n'amafumbire hahandi abahinzi bagomba kuyakoresha bongera umusaruro ariko tunarebe se niba bayakoresheje barahomba cyangwa barunguka reka twamamarize gatoya yara nayo akaba ari kampani icuruza amafumbire atandukanye hanyuma turagaruka mu kanya ibyiza by'amafumbire ya yara ifite amafumbire afite intungagihingwa zose mu ifumbire imwe n'imyunyungugu nk'uko byanditse ku mifuka yara ifite amafumbire ari mu bipimo bitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'umuhinzi ni ukuvuga mu biro 5 mu biro 25 n'ibiro 50 amafumbire ya yara yongera ubwinshi n'ubwiza bw'umusaruro amafumbire ya yara agabanya ubusharire bw'ubutaka amafumbire ya yara afasha ibihingwa kwihanganira ibihe by'izuba ryinshi kubera imyunyungugu nka potassium ifumbire ya yara ikoze ku buryo bw'umwihariko kuko imyunyu yose iri mu ruheke rumwe uko yanditse ku mufuka dore urutonde rw'amafumbire ya yara ifumbire siriyo ikoreshwa ku bigori umuceri ingano hanyuma ikifashishwa mu gutera
ifumbire amidasi ikoreshwa ku bigori, umuceri ndetse n'ingano, igakoreshwa mu gihe cy'ibagara. Ifumbire wina ikoreshwa ku birayi, imboga, imbuto, urutoki, inyanya, karoti, amashu n'ibinyabijumba, hanyuma igakoreshwa mu gihe cyo gutera. Ifumbire Nitrabol ikoreshwa ku birayi, imboga, imbuto, urutoki, inyanya, karoti, amashu no ku binyabijumba, ikifashishwa mu gihe cyo kubagara. Ni mu gihe ifumbire Java yikoreshwa ku ikawa n'icyayi, hanyuma igakoreshwa mu gihe cyo gutera. Trezobiz yikoreshwa ku bihingwa byose, mu gihe DAPU, IRE na NPKT 17 nayo ikoreshwa ku bihingwa byose, igakoreshwa mu gihe cyo gutera ndetse no mu gihe cyo kubagara. Ushobora kwibaza uti ibiciro biteye gute? Amafumbire ya Yara ari kuri liste y'amafumbire ya nkunganire ya Minagri, kandi ukaba ushobora kuyabona ku giciro cy'amafumbire asanzwe. Ifumbire Siriyo ihwanye na DAPU, mu gihe Wina ihwanye na NPKT 17, Nitrabol igahwana na NPKT 17, Trezobiz niyo fumbire yonyine iterwa cyangwa se igafuhererwa ku mababi muri gahunda ya Minagri ya nkunganire. Yara kandi igabanya ibiciro bitewe n'ingano y'ifumbire umuntu akeneye ndetse n'uburyo bwo kwishyura mu bwumvikanaho. Aho wabona amafumbire ya Yara mu Rwanda ni ku bacuruza inyongeramusaruro cyangwa se aba agrodealers muri buri murenge, ndetse ukaba wanayisanga mu karere ka Kamonyi kuri koperative Inshuti y'abacuruzi b'inyongeramusaruro, mu karere ka Muhanga ni Koparwamu, koperative y'abahinzi ba Rwansamira Muhanga, iya mu Nyamabuye, iterambere ry'abahinzi borozi ba Makera, koperative Kokari, koperative yo kwihaza y'abahinzi ba Rugeramigozi, ndetse na Agrodira Marte w'Ikabacuzi. Mu karere ka Nyanza wayisanga kuri koperative Twongera umusaruro y'abacuruzi b'inyongeramusaruro ba Nyanza. Mu karere ka Huye amafumbire ya Yara wayasanga kuri koperative y'abacuruzi b'inyongeramusaruro Agrodira Nadine Uwamahoro ukorera Ikinazi, ndetse na Agrodira Claudine Umubyeyi ukorera Imaraba. Naho mu karere ka Gisagara amafumbire ya Yara aboneka kuri Pavomu Alexandre mu murenge wa Musha. Mu karere ka Nyaruguru amafumbire ya Yara aboneka Adayekonya, Kuwayiru, Ruheru na Kayimu Muganza. Mu karere ka Kirehe amafumbire ya Yara aboneka kuri Kopriki, akaboneka kandi kuri Mushikiri Rice Growers Cooperative, kuri Koremu, Isabane ndetse na Kijumbura Rice Corps. Amabwiriza ya Minagri ya nkunganire yemerera umucuruzi w'inyongeramusaruro agrodealers ku giti cye, umuhinzi ufite ubuso burenze hegitari imwe cyangwa itsinda ry'abahinzi kugura ifumbire muri Yara. Yaribarizwa mu kibanza D13 Imasoro, cyangwa se ukaba wanabahamagara kuri telefone 0788337202. Ahangaha kabari umubari mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu majyaruguru, cyangwa se kuri 0783271103 abari mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru, cyangwa se kuri 0784441142 abari mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Ngira ngo rero reka dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza. Abangabo kabari Yara bari bari kutubwira ibyiza by'amafumbire yaho, aho bahinzi ubu ngubu muri iki gihe bashobora kuyagana bakaba bayagura, dore ko yo arimo na za micro nutrients cyangwa se ya mafumbire avanze, aho batubwiye ko nyine ari ya mafumbire avangavanze, niko Rabo yatubwiye Jide. Hanyuma mbibutsa ko tukiri mu kiganiro rwemezamirimo mu buhinzi, aho turi kugenda tuganira twibaza tuti abahinzi barunguka se rimwe na rimwe kuki bahura n'igihombo, ugasanga kwishyura inguzanyo bahawe kunyongera musaruro birabananiye. Ubu muri iki gihe bihagaze bite? Tufite amahirwe menshi yo kuba turi kumwe na Juvenal Musine, akaba ahagarariye societe civile, nabo burya bakaba bagira uruhare mu kuvuganira abahinzi, kuko nabo ibyo ari byo byose barabizi neza ko ubuhinzi ari urwego rufatiye runini igihugu, aho ubuhinzi bunagira 33% by'umusaruro mbombe w'igihugu.
hanyuma turi kumwe kandi na Egide Gatari akaba ari umukozi wa RAB ushinzwe ibijyanye na nkunganire ndetse n'amafumbire bikaba birimo turi kumwe kandi na Musa n'abandi Gloriose acuruza inyongeramusaruro dufite n'ibyishimo byo kuba turi kumwe n'umuhinzi Florentine ikiganiro cyacu kenshi na kenshi hari igihe tujya gusoza bikatunanira bitewe nuko tuba dufite ibintu byinshi tugishaka kuvugaho tugenda tugana ku musozo rero hari ibyo abaduteze amatwi bagarutseho bigendanye nuko iyi gahunda yakomeza kugenda neza ndetse n'uriya mwenda wa miliyari 11 nawo ukagaruzwa dore ko Minagri yahawe inshingano zo kugira ngo amafaranga agaruke bavuze ku bigendanye no kwishyuza iseya y'ibihano gusonera abahombye kubera riske ndagira ngo muduhe mugire icyo mutubwira RAB ese iyi myishyurire mwavuze ngo nta nubwo ari na benshi bafite imyenda wenda biterwa n'umubare w'abantu bafite ayo bafasha ayo mafumbire bimeze bite ubundi mukurikije isesengura mwakoze n'iyo raporo uko yabigaragaje ubundi umwenda uri mu bahinzi ufite menshi afite amamiliyari angahe ufite make abafite angahe afite umwenda wangahe kugira ngo twumve ishusho uko imeze y'uyu mwenda Murakoze ubundi abafite umwenda Minagri ni ba rwiyemezamirimo ni abacuruzi banini abo twitabaga distributeri abandi ni amakoperative y'abahinzi n'amatsinda y'abahinzi bivuze ngo nibo bafitanye amasezerano na Minagri yuko bafashe inyongeramusaruro bagomba kuzigeza ku baturage bakabishyura no kwishyura Minagri icyo ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri nabo abo bantu rero nabo bagomba kwerekana urutonde rw'abantu bahaye amafumbire abo bantu noneho bo harimo ibice bibiri nanone harimo abishyuye ni nk'ibice bitatu harimo abishyuye ibice harimo n'abatarishyuye ayo abaturage babishyuye bagomba kuyashyira kuri konte za Minagri ababishyuye ibice nabo bakayashyira kuri konte za Minagri noneho bakerekana n'urutonde rwa buri muhinzi utarishyuye ibyemezo bigafatwa bishingiye kuri izo kategori mvuze hari icyo abaduteze amatwi bagarutseho kigendanye n'ibihombo biba mu buhinzi kandi nta wakirengagiza kubera ko mu buhinzi bahamo riske nyinshi kandi mu gihe ziriya societe zitanga ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi zitaragira ingufu zihagije kugira ngo buri muhinzi yitabire kujya gufata ubwo bwishingizi bitewe nuko nabyo ari ikintu nabo bigaragara ko kikiyubaka ese hari icyo mwateganije ku bigendanye no kwishyuza ku bantu bahombye Murakoze mu Rwanda hari inzego zishinzwe kwemeza ko abantu bahombye hari n'izishinzwe kwemeza ko abantu habaye ibiza ni ukuvuga ngo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi nayo ntishobora kwishyuza umuturage ahantu hari raporo y'uko muri sezo runaka yenda habaye izuba rigatuma abaturage bateza cyangwa bagira ikibazo runaka ni ukuvuga ngo ayo maraporo yose turayafite ahabaye ibibazo harazwi n'ahatarabaye ibibazo harazwi hazakorwa ubwitonzi buhagije n'ubushishozi nta kibazo na kimwe kizabaho hanyuma Agrodira nkawe mu mangazini yawe nawe hari abatarakwishyuye ku buryo nawe utabashije kwishyura cyangwa wowe bimeze neza njyewe ntabwo mfitiye imyenda kuko icyo gihe ngiye dutangira muri 2011 byasaga nk'aho bitangiye gusobanuka bya bindi byo kumva ko ari inkunga ntabwo byari bikiriho gahunda yari itangiye kugenda neza ku buryo abantu batari bakikopesha ubwo nta kibazo ufite hanyuma ndagira ngo Vestina mutubwire ese mwebwe hariya muri ya koperative yanyu bimeze okay cyangwa namwe hari kuntu muri kwisuganya muri aya mezi oya twebwe twamaze gusobanukirwa ni byiza cyane ni ukuvuga ngo nta mwenda mufite mwebwe nta mwenda dufite ubwo haje abantu nyine babera abatagatifu hanyuma societe civile ndagira ngo nabatubwire ni ubuhe buvugizi mugiye gukorera abahinzi cyangwa se murabivugaho iki muzi ko ubuhinzi burimo riske kandi byagiye bigaragara n'ubu ngubu burasirazuba izuba ryara ndetse na za riske z'indwara zagiye zigaragaramo hari abatarabashije kunguka koko nka societe civile nk'abavugizi b'abahinzi murabivugaho iki wasanga ari nayo mpamvu Florentine atarakomeza wasanga ari nayo mpamvu buriya na Minagri igenda igabanyiriye nkunganire kubera risk zirimo bavuga ati babe birwariza twe nka societe civile twurumva koko nk'uko umugenzi wacu wo muri RAB bivuze hakwiye gukorwa nanone evaluation kuko abagira uruhare bose muri iyi programme ya nkunganire barazwi abadistributeri bakora amafumbire inahangaha ku mastoke bakashyira abagrodirazi barazwi niba abadistributeri bafite imyenda bagize ikibazo ki
niba batarishyuwe n'abagorodirazi abagorodirazi batishyura bo bagize ikihe kibazo abagorodirazi ko baha amafumbire abahinzi kimwe n'amakoperative ni ibihe bibazo byabaye rero ni ibibazo bikwiye kwigwa ku buryo bw'umwihariko tukareba ngo ni muri aka karere ni mu murenge uyu n'uyu kuko abo bantu bose iyo shene kuyikontorora biroroshye cyane ni ibintu byumvikana ntabwo rero twavuga ngo nibabasonere iyi myenda kandi tutaramenya aho ikibazo mu by'ukuri koko gishingiye agorodirazi ashobora kwishyurwa ashobora kwishyurwa ntayahe distributeri ntishyure distributeri nawe ntayagarure ngo yishyure kuri wa mugestioneri wa mangazini ahangaha i Kigali aho yakuye amafumbire kubera ko ari shene birasaba ko hakorwa evaluation buri wese akabona uruhare rwe murakoze ati nande ndi kwibaza se ko raporo igihe yakozwe umuvunyi yakoze raporo arayirangiza ijyana muri zira nzego zibishinzwe baravuga bati Minagri zimiliyari zigomba kugaruka ese nkamwe muri rabu mubona koko mugifite umwanya wo kujya gusesengura cyangwa mwarabisisenguye mufite ahantu muzarasamuka kugira ngo mutubwire ntabwo ari ikintu cyoroshye ngira ngo umuhinzi yabahaye experience ikomeye yuko byari bimeze icyo gihe kubona gutangiza ikintu cyo gukoresha inyongeramusaruro mu Rwanda ni ikintu cyari gikomeye cyane ariko uko yabivuze umuntu wese uri mu mwenda tuzamugeraho tumwishyuza nkeka ko nta nubwo na Minagri ikwiye kuvuga ngo dusonere uzi ko yagize ibibazo runaka niyegera inzego z'ibanze zaho hari avuga twe twagize impamvu zinizi tubasaba gusonerwa ariko nkeka ko ntabwo ari leta yakabaye ivuga ngo turabasoneye n'abantu badashaka gusonerwa batanavuga ngo dufite umwenda runaka sibyo uri mu mwenda azishyuzwa noneho ibindi bizaca mu nzira zose zishoboka kugira ngo yishyuzwe ariko ntabwo navuga ngo tuzasonera umuntu atanabisabye murakoze cyane turimo turagana ku musozo reka nibarize umuhinzi ubundi uretse kuba wenda ibyo bibazo bigenda bigaragaramo ubona ubwitabire bw'abahinzi mu gushora imari yabo mu buhinzi rugaragara cyane cyane muri babandi mukorana gukoresha izi nyongeramusaruro ubona koko ari ibintu abantu bakangukiye imbogamizi mufite mu bundi n'izihe zindi ku ruhande murakoze kongera kumpa umwanya birasobanutse abantu batangiye gushora imari mu buhinzi uyu munsi igihombo twemeranyaho nk'abahinzi kereka gutenguhwa n'ikirere izuba ryinshi cyangwa se imvura nyinshi abari mu bishanga hagatera imyuzure naho ubundi uyu munsi umuhinzi wamaze kubigira umwuga ntushobora guhinga udashyizemo inyongeramusaruro kugira icyo ubona twebwe itsinda mpagarariye rigizwe n'abahinzi 30 dukora neza tubona inyungu turahinga igihe cyagenda neza bikera neza ntabwo twatinyuka kwambura kandi dukeneye ko n'ubutaha bazongera bakaduha tugakomeza umwuga wacu aho ngaho umuntu yakwibaza duho akagero gato tubwira uti igihe iki n'iki twakoreshaga ifumbire ingana gutya twongereye twabonye umusaruro ungana gutya mbere ya 11 ya 2011 twahingaga nta fumbire nta bumenyi bwinshi n'ifumbire yari ihenze nimba kuri hegitari hakagiyeho ibiro 100 twashyagamo nk'ibiro 50 waguze uko umufuka wawe ungana ushyama agafumbire k'intica ntikize ntubone namba hakaza umusaruro muke mu myaka ikagwingira ibigori bigatukura ariko aho nkunganira itangiriye kuri hegitari imwe turuzuza ibiro 100 bigenwe noneho nimba ari ibigori twamaze guhingaho tukagenda tukageza kuri toni 3 bityo rwose tukabasha kubona kwihaza mu kurya bikaboneka no ku isoko bikagenda neza tukabasha tukishyura nta mbogamizi zibayeho murakoze cyane Francine reka tugane ku musozo ibyo ari byo byose ibijyanye n'ibizaburiya hari n'imbaraga zikorwa hirya no hino zishyirwamo hari imbaraga zishyirwa muri ubu buryo kugira ngo abaturage babashe no kuyoboka bya bigo bitanga ubwishingizi ibyo ari byo byose ngira ngo ibyo biganiro tugenda tubikora kandi tuzanabisubira reka tugane ku musozo ariko ntago twagana ku musozo tutavuze tuti ese muri rusange ubuhinzi nibyo bukwiye gutezwa imbere kuko bukorwa n'abanyarwanda
benshi noneho hakorwa iki muri bijyanye no gukoresha za nyongeramusaruro kugira ngo umuhinzi uyu nguyu aragaragaza ati kuri ubu dusigaye twunguka nta gihombo kikiboneka uretse ihindagurika ry'ibihe. Rabo hakorwa iki kugira ngo abahinzi batazongera kujya bajya muri ibyo bintu byo gutinda kwishyura bakomeze revo bariho cyangwa se urugero bagezeho? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyo gutinda kwishyura cyo cyararangiye, cyaranakemutse. Ntabwo leta igikopa inyongeramusaruro yaba ari ifumbire yaba ari imbuto. Umucuruzi w'inyongeramusaruro Agrodira arangura ku muri umucuruzi munini importateur cyangwa distributeur yamwishyuye cash, umuhinzi agafata ifumbire cyangwa imbuto yishyuye cash. Leta ikikora ni ukuzatanga bwa bwunganizi ikabwishyura rwiyemezamirimo wazanye zanyongeramusaruro mu gihugu cyangwa wazitubuye. Icyo cyo ngira ngo unuvuga ngo ikibazo cy'imyenda cyaranyanye ni 2013. Icyo tucyumvikana. Nuvuga ngo ikibazo tuzagikurikirana imbere yaho, ariko ubu turashimira abahinzi cyane ko bamaze kumva yuko ni gahunda yatwigire muhinzi. Ni nacyo bundi bivuze. Ugashora ukunguka ukumva ko nawe uri rwiyemezamirimo nk'abandi bose. Rero icyo tubashishikariza abahinzi ni iki? Ni ukumenya yuko dufite ubutaka butoya, ubutaka bwacu bwaragundutse niko bavuga mu Kinyarwanda kubera guhora tubuhingamo intungagihingwa zigenda zigabanuka kubera ko ibihingwa birabwonka cyane. Ibanga kugira ngo tubone umusaruro ushimishije ni uguhinga imbuto z'indobanure, gukoresha ifumbire mvaruganda, gukoresha ifumbire y'imborera, guhingira ku gihe no gukurikirana inama zose zihabwa n'abashinzwe mu buhinzi. Ikindi kintu gikomeye bigeze kuvugaho, inyongeramusaruro zitangwa mu gihugu, ifumbire n'imbuto ziboneka ku mucuruzi w'inyongeramusaruro Agrodira. Twebwe nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi turemeza yuko ziba ari nziza, zimeze neza. Turashishikariza abahinzi yuko bazajya bagura inyongeramusaruro ahantu hazwi, amatangazo ari ku madirishya y'ibiciro by'imbuto n'amafumbire bikubahirizwa, bashobora kubagabanyiriza ariko nabo bazamura igiciro. Bikavuze iki? Ku buryo n'igihe haba ikibazo cy'imbuto ipfuye cyangwa ifumbire ifite ikibazo, tuzamenya aho tugikurikiranira n'umuturage agashumbushwa. Abaturage birinde kugura ibintu mu kavuyo. Murakoze cyane. Ngira ngo societe civile namwe hari ubutumwa mwagira mu masegonda make. Icyifuzo dufite ni ku nzego za leta zinyuranye, Minagri, RAB, ni ari imiryango ya societe civile n'amakoperative, cyane guhugura abahinzi ku bijyanye n'ishoramari mu buhinzi. Turabasaba gushora imari mu buhinzi ariko ntibazi uko bikorwa. Nta bitabo bagira ngo bandikemwo ibyo bashoye, barebe ibyo basaruye, babare inyungu. Turabasaba inyungu kujya muri business ariko batiteguye. Nimureke dufatanye twese duhugura abantu kwishoramari mu buhinzi, ibibazo byose bizakemuka. Murakoze. Tugeze ku musozo w'ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi kuri Radio Huguka 105.9. Tukaba twarimo tuganira ku mpamvu abahinzi bamwe bahomba, rimwe na rimwe ntibakananirwa kwishyura umwenda baba bafashe cyane cyane kunyongera musaruro. Ngira ngo abadukurikiye mwumvise ko hari uburyo ndetse n'ingamba kugira ngo izi nyongera musaruro zikomeze zikoreshwe, ndetse n'abamuhinzi akaba yarafashijwe kuzibona. Ubu ngubu bakaba bazibona binyuze mu Agrodira, abandi bazitanga hirya no hino, kandi umuhinzi agakomeza kuzikoresha kuko kuzikoresha birunguka. Ni ishoramari ryunguka. Ni ishoramari, ariko societe civile yasoreje ku kantu keza cyane ati ariko iryo shoramari turabwira abahinzi bashoremo ariko tubongerere na bwa bumenyi, uretse ko no gutega amatwi Radio Huguka bawungutse bwinshi. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rero nibutsa abantu ko Florentine dushobora gukomeza tuganira, bashobora gukomeza gutanga ibitekerezo kuri insanganyamatsiko kuko tugenda tubasubiza tunaganira, byaba n'ibibazo bikomeye tukababariza mu nzego zitandukanye. Nibutsa abantu nanone ko bashaka gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel cyangwa kuri SoundCloud aho bandika Radio Huguka. Hanyuma ku ahanga muri studio twari kumwe na Juvenal Musine, akaba yarahagarariye societe civile ariko n'ubusanzwe akaba akora mu rugaga Imbaraga. Juvenal, turabashimiye cyane kuba mwitabira iki kiganiro kandi twizera ko n'ubutaha rwose nitubakenera dushaka kubakenera mu bundi buryo bitewe n'inshingano mufite, twizere ko muzitabira. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dushimire cyane kandi Jide Gatari, namwe uburyo mwitanze mukitabira ikiganiro cyacu, akaba ari umukozi muri RAB ushinzwe ibijyanye na gahunda ya nkunganire. Ubutaha nabwo muzitabira.
murakoze cyane turi kumwe murakoze twagize amahirwe yo kuba turi kumwe na Musa n'abandi Gloriose nawe akaba acuruza inyongeramusaruro namwe turahorana umunsi ku munsi n'ubutaha muzagaruka murakoze cyane abahinzi Vestine usabye Imana abahinzi twizera neza ko uri bugende ukababwira uti ni ukujya twumva 105.9 FM tugakurikirana uburyo dushaka gukomeza gushora imari mu buhinzi kugira ngo tubashe kunguka murakoze cyane kandi turabibijeje kandi dusanzwe naho dukura ubumenyi bwinshi kuri radio Huguka urakoze cyane kuri micro Solange Nzamurera nanjye Florentine Mukaruwaiza reka mbabwire ngo ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi nakagaruka mu bikore mukora ubwo buhinzi bwanyu mushikamye mushoremo imari hanyuma mu bigende neza mubashe no kunguka ibiye byiza rwiyemezamirimo mu buhinzi nuko buri kwezi simburamo nk'amafaranga 70,000 ndetse byaba byagenze neza nkabonamo nk'ibihumbi 100. Ibirayi rero ndabihingaga rwose ndayabona. Yari ingurube n'inka byose. Ugereranije nuko abacuruzi baza batugurira igiciro ntikiba gishimishije. Nkuko nanjye nayiyobotse banke nabo ni bagombye kugana ayo mabanki bityo ubwo buhinzi bwo bakabugira umwuga. Cyo nakubwira uri umuhinzi ukabona urasarura ibiro biri munsi ya 30 wahinze ubwo buri muhomba. Rwiyemezamirimo mu buhinzi ni ikiganiro mugezweho na Radio Huguka ku bufatanye n'ihuriro Agri-Profocus Rwanda ku nkunga y'umuryango ICO. Ikiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi ugikurikira buri wa gatanu kuva saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo ukongera kucyumva nijoro kuva saa 7 kugeza saa 8.